Amahoro y'Imana nabe hagati muri mwebwe nshuti bene data, dushimiye Imana yongeye kuduha ubundi buryo, yongeye kuvugana natwe kandi ishimye ko twongera kuganira amagambo yayo. Imana nishimwe. Ashyize rero amagambo ku mutima wanjye ngo tuyaganire, yitwa kuba maso. Kuba maso, Imana niyo magambo ishimye ko tuganira. Turasoma igitabo cy'itangiriro mu bice byaho 15, turahera ku murongo wa 10 tugeze ku murongo waho wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabigerekeranya. Keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwa ku mirambo, Aburahamu akazigurutsa. Ku kirengarenga Aburahamu asinzira uticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga, bazakorera ubwa nyuma, bazavanamo ubutunzi bwinshi. Twongere kandi dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere. Amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere, ibice byaho 5, umurongo wa 6. Aratubwiye ngo nuko twe gusinzira nk'abandi bose, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha, kuko basinda nijoro, n'abasinzira basinzira nijoro. Ariko twebweho, ubwo turi ab'amanywa, twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo n'icyubahiro n'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye koko wemeye ko tuvugana aya magambo tuyaganira. Twemere rero kugira ngo umwuka wawe wera amanukire kuganira natwe kandi atwumvishe icyo wagambiriye kuganira natwe, gufungura amatwi y'imitima yacu. Kandi Data mwiza, reka icyo wagambiriye ari cyo gisohorezwa mu ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye kubiduhaye, amina. Nshuti bene Data, ijambo ry'Imana ryongeye kutugeraho, riratubwiye ngo tube maso. Nibwo butumwa butugezaho uyu munsi wa none, kuba maso. Dusomye amagambo dusanga mu gitabo cy'itangiriro, tubona ubwo Imana yari irimo guha Aburahamu amasezerano akomeye cyane. Imuha amasezerano ndetse yuko izamugirira neza, izamuha igihugu, urubyaro uburyo rwiwe ruzabona umugisha. Ibyo byose ntiyabasha kubyizera. Aravuga ati, Data, ni iki cyatuma nizere byose ko bizabaho? Imana yamubwira iti, rero genda usa n'igicaniro, ushyireho igitambo. Imubwira kondisiyo z'uburyo ari bugishyireho n'uburyo ari bukirinde. Ngo ariko bigeze ku kirengarenga, Aburahamu inkongoro zikajya zigwa kuri cya gicaniro ngo akazigurutsa. Ariko ngo bigeze ku kirengarenga arasinzira ubuticura. Ngo umwijima uramufata ufatanyije n'ubwoba, biramufata, nuko arasinzira ubuticura. Imana iramugendera iramubwira ngo, Aburahamu, akubw'icyo ukoze, urubyaro rwawe ruzagukomokaho ruzaba mu gihugu cy'ubunyage imyaka 400. Kandi bazakorera abaho ngaho muri icyo gihugu, bazakoreshwa agahato. Ngo ariko ngo nyuma yaho bazabakuramo, ndetse bazakuramo ubutunzi bwinshi. Nuko babwiwe, Aburahamu yabwirwaga iby'abana ba Isiraheli uburyo bazagenda bakajya mu gihugu cya Egiputa. Murabizi ko bahamaze imyaka 400 bazenguruka, kandi bagombaga kujya mu gihugu cya Kanahani cy'isezerano. Ndagira ngo tuganire kuri ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye. Nshuti bene Data, hari igihe Imana iduha amasezerano, ikatubwira ko hari ibyo izadukorera, ndetse ikaduha kondisiyo, ikatubwira ngo tugume kandi nanone ku gicaniro, tugumeze twenyegeze, tugumeze dusenge, tugumeze tube mu bihe byiza aho twavuganiye nayo. Ariko uko iminsi igenda itinda, cyangwa se tubwira uko twitinze, Imana ngo ntitinze isezerano ryayo nk'uko twe tubitekereza, ahubwo ngo irindira ndetse iritinza idashaka ko hari n'umwe warimbuka. Isezerano ry'Imana ntirijya ritinda, ahubwo twebwe nk'abana b'abantu tubona ko ritinze, ariko Imana ntijya itinze isezerano. Mu gihe rero ugasanga rimwe na rimwe dutangiye gusinzira, twibagiwe iby'Imana yatubwiye, dutangiye gusinzira, abantu turetse ibihe byiza byo gusenga aho Imana yavuganiye natwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntijya isezerano ryayo rihera, irarisohoza nk'uko yabigambiriye. Ariko iyo turangaye tugasinzira, isezerano ry'Imana rishobora gukererwa, cyangwa se
rikaba ariko hakagira ibindi bintu biribanziriza bitari byiza ku buzima bwacu, tukabanza guhura n'umunyafu w'Imana. Ndagira ngo ubwire ko mu isezerano ry'iby'Imana yari yageneye Aburahamu ntago uko nguko urubyaro rwiwe rwagombaga kuba mu bunyage ariko byari biri, ariko kuko yarangaye ntarinde isezerano ry'uko Imana yari yamutegetse cyangwa se yamuhaye kondisiyo z'uko agomba kwitwara. Ibi byatumye rikururira akaga abazamukomokaho bose. Bamara imyaka 400 bazenguruka mu gihugu cy'ubutayu cya Egiputa, kandi baragombaga kugera mu gihugu cy'isezerano. Imyaka 400 ngo baragendaga bakazenguruka mu butayu, bakabona barongeye basubiye aho bari bari, ngo bamara iki gihe cyose bagenda bazenguruka bizengurukaho, bahahurira n'akaga. Murabizi ibyo Farawo yabakoreye. Abakunda gusoma igitabo cyo Kuva, ndetse n'abatari bahasoma muzahasome, muzumva urugendo rw'Abisiraheli. Ariko ndagira ngo aya makuru ijuru riduhaye tuyakure mu gihe cy'Abisiraheli, ahubwo tuyazane mu gihe cyacu. Imana irongera tubwiye ngo dusubire ku isoko, dusubire ku rufatiro, twe gusinzira, ahubwo ngo tube maso cyane, twirinde ibisindisha, kuko umurezi wacu ahora bugufi azerera ashaka kuyaconcomera. Imana yatubwiye ngo twongere dusubire ku rufatiro, twongere tube maso. Hari aho twajyaga duhurira n'Imana tukagira ibihe byiza byo gusenga, hari ibikorwa wajya gukora bikanezeza Imana, none yarakubuze muri ino minsi, ndetse nanjye yarambuze. Yongeye kudusanga rero, atubwiye ngo dusubire ku rufatiro, twisubiremo turebe yuko iby'Imana yatubwiye, ndetse ibyo byose izabisohoza. Ariko ngo twabuze ku rufatiro. Imana yaradushatse yaratubuze, aho twajyaga duhurira nayo yaratubuze, imirimo twajyaga duhuriramo nayo turi gukora aho ngaho yaratubuze, uburyo wajya gufata umwanya ugasengera abantu aho ngaho ntukihaboneka, uburyo wajya kugira ibikorwa byo gufasha ntukibikora, bya mirimo myiza wajya gukora twarasinziriye. Ahubwo abantu twasinze ibyaha, twasinze isindwe ry'ibyaha, amagambo abaye menshi, kwiganyira kwabaye kwinshi, ibyaha bibaye byinshi, byaratwinjiranye. Mu minsi ishize Pawulo aherutse kubwira bagenzi biwe, ni Petero aherutse kubwira bagenzi biwe, abigishwa bagenzi be, arababwira ati inshuti bene data, mbese muribuka yuko ibidutunga biva muri uyu mwuga. Yababwiraga umwuga wo kuroba bakoraga, arababwira ati ibidutunga ko muzi ko biva muri uyu mwuga, none tugenze duti? Hayiwe, Imana iturengere cyane. Natwe ndagira ngo nkubwire ngo abantu bamenyanye na Kristo bakagirana igihango, bakagirana amasezerano, ibyacu ntibipfa kuza gusa, ahubwo hari aho biva. Mu bihe byiza byo gusenga, mu bihe byiza byo kubana n'Imana, mu bihe byiza byo kwambara imbaraga. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, kandi Imana yongere tubabarire, yaratubuze. Imana irongera tugaruza ubugwaneza bwayo, iratubwira ngo tube maso, dusubire ku rufatiro. Ibihe byiza mbese twagiraga, yewe mubyeyi, yewe mu mama, yewe mu papa, yewe musore, yewe mukobwa, ibihe byiza wagiranaga n'Imana mbese uracyabigira? Imirimo myiza wakoraga mbese uracyayikora? Ijambo ry'Imana ritugezeho, ngera ijambo ryatsinze, ryambwiye ngo dusubire ku rufatiro. Imana iturengere. Wajya gugurutsa inkongoro ukarinda isezerano, ibyaha ntibiri kwinjirire. None twarasinziriye ubukicura, umwijima waradufashe, ibyaha byaratwinjiranye, twaracogoye, twasubiye inyuma. Imana twambika imbaraga cyane, kandi Imana yongere igaruke ku bantu. Imana itugarukeho ubundi bushya cyane. Umwuka w'Imana yongera agenderera abantu bayiwe, twongera kumva icyo Imana idushakaho. Tube maso, dusubire ku rufatiro. Imana iturengere cyane, ntabwo dutinda, ntabwo turasenga Imana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abikorinto, ibice byaho 16, umurongo waho wa 6. Igitabo cya mbere cy'Abikorinto, ibice byaho 16, dusoma umurongo wa 6 gusa. Igitabo cy'Abikorinto, cya mbere cy'Abikorinto, ibice byaho 16, turasoma umurongo wa 13. Mumbabarire, haravuze ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze, ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Mube maso, mukomerere mu byo mwizeye. Byatumye ducogora ni byinshi, byatumye tubura mu maso y'Imana ni byinshi, ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo tube maso, kandi twongere twikomeze, twigaruremo imbaraga. Dusabe Imana imbaraga, dusubire ku rufatiro. Imana yongere turebe neza, kuko tutarabasha ngo twigenge.
ahubwo Imana hari uburyo iri kudushaka. Imana hari uburyo iri kudushaka. Ntabwo Imana yakwemera kuguhomba, ahubwo ibikurangaje byose yabikuraho, ariko ikongera ikakubona aho yakubonaga. Abantu benshi bararambiwe, barumva bashaka kuva mu gakiza, amasezerano yaratinze. Amasezerano Imana yaguhaye yose azasohora, ariko amwe n'amwe nitwe tuyatinza tugenda dusinzira. nanone Imana yazadushaka ikatubura, tukabura ku rufatiro. Abantu benshi barashaka kubivamo, ariko reka nkubwire ijambo riri mu gitabo cy'umubwiriza ibice 3, duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 3. Abantu bashaka kuva muri ibi bintu by'Imana bamenye ngo nta handi hari uburuhukiro ndetse nta handi hari amahoro. Ijambo rirambwiye ngo ijambo ry'Imana turasoma igice cy'8 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. baravuze ngo ninde umeze nk'umunyabwenge, kandi ninde uzi uko ibintu bisobanurwa? Ubwenge bw'umuntu bumutera mu maso he gucya, bukamumara umunya. Nkugiriye inama ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiriye Imana. Ntukagire ubwira bwo gusezera, ntugashishikarire gukora ikibi, kuko umwami akora icyo ashatse cyose. Amagambo yumve kandi uyiteho. Hirya y'inzira ni ukuyoba, hirya y'Imana nta buzima buhari. Umwanditsi we Pawulo yandikira ab'Ikorinto arababwira ngo twageze mu kaga no mu makuba, twibwira ko dupfuye ndetse turiheba cyane, dukurwamo umwuka wo kwiringira, tumera nk'abapfuye kugira ngo tutiyiringira ahubwo twiringire Imana. Ariko aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye cya gihe. Imana nishimwe cyane, ngo nanone iracyaturokora kandi ikomeje kuturokora. Ndagira ngo aya magambo kugira ngo muyumve neza, reka muri iki gice duhere kandi nanone ku murongo wa 3 tugeze nko ku wa 5, mwumva uko yatangiye avuga. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo data wa twese w'imbabazi n'Imana irihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Tuba duhumurisha ihumure twahawe n'Imana, kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekajweho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwirijwemo na Kristo. Imana nishimwe cyane. Atangira abwira ab'Ikorinto ngo hashimwe Imana yo yaturokoye urupfu. Aravuga ngo mu kaga no mu makuba hose Imana yagiye ibana natwe, ariko aratubwira ngo nk'uko ihumure ryatugezeho mu byago no mu makuba, ibyo ngibyo ihumure tubaha niryo natwe twahawe, kugira ngo nanone tubashe kandi guhumurisha abandi. Imana nishimwe. Mu yandi magambo yarimo kubabwira ngo turi gutanga icyo dufite nicyo twahawe kandi nicyo twabonye. Imana nishimwe cyane. Turi mu bihe nshaka kugira ngo tuvuge ngo ibihe byo gushima n'ibihe byo guhagarara mu kaga urimo, ibihe byo kumenya igihe ugezemo n'uburyo ukitwaramo kandi wubahisha Imana. Abisiraheli njya ndeba cyane nkatekereza kuri ziriya nkuru, nkareba uburyo inyuma yabo hari ingabo za Farawo, imbere ari imisozi, imbere hari amazi, hirya no hino ari imisozi, ariko ngo bashira ubwoba bagendera muri iyo nyanja. Imana nishimwe cyane. Baratinyuka ngo bagendera muri iyo nyanja, ngo bageze hakurya baricara barashima. Imana nishimwe. Ayo magambo y'inkuru nayitekerejeho numva ashimye Imana cyane. Miriyamu ngo uyu ni mushiki wa Aroni, ngo aratera hejuru araririmba, aravuga ngo ifarashi n'uwihetse uwiteka biroshye mu nyanja. Imana nishimwe cyane. Utekereze kuri iriya ndirimbo ivuga ngo Abisiraheli bageze muri iyo nyanja, ngo ntibari burebure bw'iyo nyanja. Haleluya. Isiraheli bageze muri iyo nyanja, nibareba uburebure bw'iyo nyanja, bashira ubwoba bagendera mu nyanja, bageze hakurya baricara barashima. Imana ishimwe. Isiraheli bageze muri iyo nyanja, nibareba uburebure bw'iyo nyanja, bashira ubwoba bagendera mu nyanja,
bageze hakurya baricara barashima. Bene data, aya niyo magambo natekereje Imana yanyigishaho cyane. Ndavuga ngo ni gute tunyura mu bibazo byacu turimo. Mbese hari abantu tumaze kumenyera yuko iyo turi mu bibazo dusenga Imana tukayibwira ati Imana uturengere udutabare, ariko se nyuma yo kuva mu kibazo ubyitwaramo ute? Wibuka gushima. Hana ngaherutse gusaba Imana, higira Imana umuhiga, aravuga ngo nuramuka umpaye umwana w'umuhungu nzamuzana mu nzu yawe. Ahigwa uwo muhigo, kandi koko akimara kubyara Samweli, hashize iminsi igihe cyo mbese yamaze gucuka, ngo yamuzaniye Uwiteka, amushyira mu nzu y'Uwiteka, amuzanira yera umutambyi, aravuga ngo uyu nguyu namusabye Uwiteka, none icyo navuze ndakigambiriye. Ikintu cyitwa gushima Imana n'igihe cyitwa gushikama mu gihe ugezemo ibara igihe cy'ibigeragezo, ukavuga ngo ahangaha rero ndi kumwe n'Imana, kandi ndazi yuko ikintu cyose kigira igihe cyacyo, igifite itangiro kigira n'iherezo. Imana nishimwe cyane. Ubundi abantu bize imibare bo barabizi, iyo ufashe ikimenyetso cyo gukuramo ukagiteranya n'icyo gukuramo bibyara icyo guteranya, ariko iyo ufashe ikimenyetso cyo guteranya ukagihuza n'icyo gukuramo bibyara icyo gukuramo. Iyo ni filozofi utapfa kumva, kereka nk'abantu bize imibare bo barabyumva, ariko tubijyane muri aya magambo yandi. Ni ukuvuga ngo iyo nta bundi butabazi ufite, ukabona nta kintu ufite muri wowe, aribyo twagiranye no gukuramo, ukabona ntacyo ufite, ariko ukabihuza no guteranya, aribyo twagira nko kwizera Imana, nko kwizera Imana, ukumva ufite ibyiringiro muri wowe. Ibyo ngibyo bigira ikintu bitanga, mbese bibyara ibyiringiro bifatika, bikagira ikintu biremo. Ariko iyo ufashe ibyiringiro kandi nanone ukongera ukabivanga yuko ntacyo ufite, mbese ugafata ibyiringiro ukongera ukabishyiraho gushidikanya, bibyara gushidikanya, ntacyo bitanga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cyose kiri positifu, iyo gihuje na positifu kigomeza kuba positifu, kandi ufashe ikintu kiri negatifu ukagihuza na positifu, icyo ngicyo kibyara negatifu. Ni ukuvuga ngo ntabwo wafata gushidikanya ngo bivange no kuvuga Imana, byose bikubera impfabusa. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ifashe Imana nk'inyantege nkeya ikubera inyantege nkeya, ariko iyo ifashe nk'inyembaraga ikubera inyembaraga. Uyu munsi songera umenye igihe uhagazemo. Niba uri mu gihe cy'akaga n'amakuba, ushikame uvuga ngo ndi kumwe n'Imana yanyu hano hantu. Nturebe ibyago, nturebe amakuba, nturebe ibigeragezo bikugose, uhagarare mu gihe ugezemo, ahubwo umenye uburyo ugomba kwitwara mu gihe urimo. Turi ku ijambo rivuga ngo kumenya igihe urimo n'uburyo ugomba kucyitwaramo, kandi wubahisha Imana. Niba uri mu bigeragezo, menya kubishikamo, uvuga ngo Mana yanjye bana nanjye hano hantu, nta wundi mutabazi mfite utari wowe. Niko Hasi aherutse gusenga, aravuga ngo ndatewe n'ingabo za Etiyopiya zeraranteye, ariko nta wundi mutabazi mfite utari wowe, nta wundi uvuna abanyantege nke kubakomeye. Uturwanirire Imana kandi ntiwemere gutsindwa n'iyi ntambara. Imana nishimwe cyane, kandi baranesheje. Imana nishimwe. Aya magambo Imana igenda yakumvisha umwuka w'Imana kuzaho cyane. Pawulo arabandikira arababwira ngo ihumure tubabwira n'iryo natwe twahuye naryo, niryo twahawe, kuko twageze mu kaga tubona kurokorwa urupfu rukomeye. Ntabwo ari amagambo turimo kuvuga gusa, ahubwo imibabaro yatugezeho, ariko duhabwa ihumure. Iryo humure rero niryo tubazaniye. Imana iguhe guhumurizwa, Imana iguhe ibihumuriza, kugira ngo ubashe gushikama ndetse ubashe guhamya iby'Imana yavuze, kandi ufite ibihumuriza ubashe no guhumuriza abandi bari mu kaga. Imana nishimwe cyane. Asenga uku nguku rero, aravuga ngo Mana turagushimiye kuko waturokoye urupfu rukomeye, kandi nawe utekereze usubize amaso inyuma. Hari ibintu Imana yagiye gukuramo, hari impanuka Imana yagiye ikurinda, hari aho wageze inzara igiye kukwica ntiyakwica, hari aho wabonaga ugomba gufungwa, aho ngaho ntiwafungwa, Imana irahaba irakurokora muri kiriya gihe. Aravuga ngo igomeje kuturokora kandi izakomeza kuturokora. Agirira Imana icyizere, avuga ngo ubuzima bwanjye bwose ndabuguhaye. Ndagira ngo dufatanye gusenga Imana, dufatanye gusenga Imana. Ariko tubanze dusome Zaburi ya Dawidi y'103 umurongo wa 1 n'uwa 2. Aravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yakugiriye. Imana nishimwe cyane. Umutima ushima kandi umutima ukomera mu gihe gikomeye, ugahanga amaso ku Mana. Imana nishimwe cyane. Imana ishimwe. Icyubahiro ni icy'Imana ibihe byose. Imana nishimwe. Yakoze imirimo ntari gukora, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko ushimye ko aya magambo atugeraho muri iki kiganiro cyitwa imbaraga z'Imana mu gusenga. Wongere uzane imbaraga zawe mu bantu bawe,
abantu bongere kumenya buri wese igihe cyose agezemo kiramusaba kugira ngo amenye icyo agomba gukora. Iyo ari mu gihe cy'imibabaro nashikame amenye yuko urwo rugamba ruzarangira, kandi iyo ari mu gihe cy'ibisubizo namenye ko ari igihe cyo gushima Imana. Imana nishimwe. Ibyo kurya byawe ni amashimwe dushima. Turakwinginze rero kugira ngo iri jambo Umwuka Wera riherekeze abantu, tubashe kumenya icyo twifuzaho mu gihe nk'iki ngiki, kandi usuke imbaraga Data mwiza muri twebwe, ugwize ihumure ryawe mu bantu bawe, kugira ngo umutima wawo ube uhumuritse, kandi iryo humure rigende rikomeze n'abandi bazabasha kumva iby'imirimo n'ibitangaza byo wakoze. Bana nishimwe. Abisiraheli bamaze kubona ibyo bakoreye ntago biyumanganyije, ahubwo ngo Miriyamu yateye ikorasi, ayiwe, ngo araririmba aravuga ngo ifarashi n'uwihetse Uwiteka biroshye mu nyanja, ngo abandi nabo baramwikiriza bazamura icyubahiro cyawe. Ngo yari yajyanye ishako, abantu tugendana ibicurangisha, abantu tugendana amashimwe, abantu twibuka imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Arareba Pawulo arababwira ngo bikore ino mwebwe nuko hariho akaga n'amakuba, ariko arababwira ngo tuzanye ihumure, tubazaniye ihumure, kandi iryo ngiryo niryo twahawe n'uwaduhumurije. Imana nishimwe cyane. Aravuga ngo twageze mu kaga no mu makuba, ntabwo turimo kuvuga ibyo tutabonye, natwe kandi hari ibyo twabonye. Twararwaye uradukiza, tugeze mu kaga waraturengeye. Bararirimbye horinesho baravuga ngo watubereye amazi yo kunywa mu butayu, inzara ntiyatwishe. Mbese buri wese afite uburyo yagushima, kandi buri wese afite uko yakuvuga. Iri jambo njye sinabasha kurisobanura nk'umwana w'umuntu, gusa ndasabye Umwuka Wera kugira ngo agomeze kuryinjiza mu mitima yacu, kandi ubushake bwawe nibuganze. Urakoze ko kuri Imana ibasha gukora cyane ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga, nk'uko imbaraga zawe ziri zikorera muri twe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye kubiduhaye. Icyubahiro, ubutware n'ubushobozi ni ibyawe none n'iteka ryose. Amen, amen, amen.